inshuti mukundwa twongeye kubasuhuza amahoro y'Imana abe muri mwe. Aka kanya ni akanya ko kubasobanurira abantu benshi bakunda kubona kuri social media zanjye ijambo rivuga ngo Care of God Foundation. Ubundi Care of God Foundation mubona umunsi ku munsi ni iki? Ni umuryango utegamiye kuri leta. Naricaye ndatekereza ndavuga nti se kuki ntakora umuryango utegamiye kuri leta ariko ufasha? Ndareba hirya no hino nkabona harimo abantu baba bakeneye gufashwa, ariko nkavuga nti twakora iki abo bantu bagafashwa? Harimo ababura mituweli, harimo ababura ibyo kwambara, harimo ababura ibyo kurya, ariko noneho nkavuga nti kuki ntakora umuryango witwa Care of God Foundation ushinzwe gufasha abo bantu? Mutande bagutya nta tuvuga ngo ni ugufasha mufite ubushobozi, oya, mbere na mbere kugira igitekerezo kubigambirira, tukavuga ngo uwo muryango noneho ujya ufasha abantu ufite ibibazo bigiye bitandukanye. Ni umuryango uzajya ukorana n'amadini n'amatorero, ni ukuvuga nta dini rihejwe, amadini yose n'amatorero ni umuryango tuzagenda dukorana umunsi ku munsi. Amatorero atandukanye, nta kuvangura, n'udafite itorero nawe tuzajya dukorana nabo, ariko mu bushobozi buke tumugereho tumufashe, ariko nanone tumwigishe ijambo ry'Imana. Tumwigishe ijambo ry'Imana, niturangiza kumwigisha ijambo ry'Imana tumuhe n'ubundi bufasha, tugende tubafasha mu buryo n'ubundi. Ni ukuvuga ngo njye nawe twafasha abantu bagiye batandukanye. Uzanye 1,000 cyawe twamufasha, 500 yawe twamufasha, tukabageraho tukabufasha bugiye butandukanye umunsi ku munsi. Tuzagenda twagura ibikorwa byacu bigiye bitandukanye, tugere ku bantu benshi, tugere ku bababaye mu bitaro tugeremo, tubahe ubufasha bugiye butandukanye, twishyure mituweli benshi, twambike benshi, tugaburire benshi, ariko byose nk'uko Imana izagenda idufasha kandi tuzabigeraho, byose no gufashwa n'Imana. Inshuti rero mukundwa, nibumva dufasha kwishyurwa cyiza ukaza ukabana natwe, ukajya dufasha mu kutugera kuri benshi. Muri ino minsi ubushobozi ni buke, ariko nituba benshi, njye nawe 500 yawe, 10 ryawe, tuzafasha benshi, tugere kuri benshi, kandi Imana izaduha umugisha. Gutanga bihesha umugisha. Imana ibahe umugisha rero kubaza kubana natwe, bakifatanya natwe muri Care of God Foundation. Nta kindi tubigisha n'ijambo ry'Imana. Imana ikora ite, itabara ite, irengera ite, niyo gahunda z'umuryango wacu. Abantu benshi bamaze amatsiko kubabonaga kuri social media zanjye ngo Care of God Foundation ni iki? Gahunda yacu niyo nta yindi, ni ukwigisha ijambo ry'Imana no kuvuga ubutumwa bwiza, ariko rero roho nziza mu mubiri muzima, tunafashe nabo